nzigire ntabwo bwenge mama wawe utekereza n'ibyo icyo gushimira ikintu cya mbere dushimira ni ukuri waradufashije uratuzamura cya kabiri twishyura ishuri twambara imyenda twagusaba ikintu dukeneye ukakidukemurira warakoze cyane n'ibyagiye wigomwa tukabibona warakoze ko waratwishyura ishuri ukaduporomotinga n'abarwayi ku ishuri narwara ukohereza imodoka iza kumfata ngataha ukayishyura ibitaro twarabibonye byose ni ukuri imana iguha umugisha kandi barakoze. Uwo ni Dorcas. Muravuga ko ntacyo nabafashije ariko ntaribi no muri sinashaka ko munshima nta kibazo na Vestina ngoye nanjye nakubwira wadufashije cyane sinzi ko nyine ntabwo abantu bajya bishimira ibyiza bigeze ku bantu n'aba bose bazanye ibintu byo kukureka byo kugira ute ntabyo dore ba telefone ari kumamagara ari menshi mu ntabyo twari tuzi natwe ibintu byadutunguye nagushimira gusa turagushimira ko twabuze ntabwo ushaka gutandukana nawe turagusabye dufashe muri wite kuri abangaba turabizi ko badukunze aba bose baje bitewe n'uko tuzamuye batumenye nabo bashaka kutubera ba manager kandi ntabwo tubyifuza banyuze kuri mama kugira ngo nyine batubone kuko twarufunze kutugira abasitari nta na kimwe twakoranye kuko tweba twiseho kohereza amafaranga y'ishuri nta na kimwe twakorwa ibikoresho tugiye ku ishuri tuduha amafaranga ukatugurira n'inkweto turagushimira cyane niyo byose bije ngo dutandukane ni abantu banyuze mu matwi bacu muri mama ariko twe tugifunga mu bintu byo kuririmba turabihagarika nimba ari byo bifuje ngo imana niyongera gushima ko twazi ko tuzaza. ayo ni amajwi ya Vestina na Dorcas bari kubwira Irene murabizi saga zimaze iminsi zigenda zitambuka ku itandukana rya Irene cyangwa se MIE Empire ndetse n'itsinda ry'abaririmbyi Vestina na Dorcas nk'uko bimaze iminsi tugenda tubyumva baratandukanye ndetse bavuga yuko Vestina ari muri Canada ndetse na murumuna we Dorcas yaba yaramusanzeyo ndetse bakavuga byinshi ariko hari n'ijugujugu bagiye batera Irene bavuga ko bari abakobwa ntacyo yabamariye ntacyo yabafashije ibintu nk'ibyo ngibyo byo kumusebya kumuca intege kumuharabika ariko aya majwi ari bugende agira icyo asobanura. Reka mwumve icyo Irene yagiye avuga nyuma y'aya majwi y'aba bakobwa. Mwamenyereye ko ndira ntabwo uyu munsi ndiburire kuko nubwo mbabaye ese ariko ntaribi uretse gatoya ibintu byadutunguye nagushimira icyo murira ntabwo ndiburire nubwo mbabaye ntabwo ndira tu ndakomeza nkomere gusa babwiza ukuri. Yes, ni ukuvuga ngo hari abantu byo bagiye bavuga bati iyi baruwa yanditswe na Vestina na Dorcas bashobora kuba ari abantu babashutse cyangwa se akaba ari ibintu bakoze bahubutse cyangwa se bibatunguye. Mu majwi ya Vestina bumva yuko avuga yuko ari ibintu byabatunguye ndetse kuba barakoze biriya nabwirana nahumuriza Irene namwe ati ndabizi ko ibi ugira emotion nturire ariko Irene nawe aravuga ati kuri iyi nshuro giye ntago narira
narimenyereye kurira cyese mwamenyereye ko ndira ariko ubu sinarira. So mu magambo rero arimo akababaro ndetse n'agahinda Irene yagiye atangaza, reka tugende tubakinira amajwi yose muyumve. Sibyo, iki gihugu ndagikunda cy'u Rwanda, ndi umunyarwanda kumva, nshimira leta ko yamfashije kamfasha kwiga kuri rumvikana kuko nize muri kaminuza y'igihugu itangazamakuru, nize mu gihugu, niyo mpamvu tugomba kukitura ibyo cyaduhaye. So mu kukitura njye nifuje kuzamura impano z'abana b'u Rwanda, nimba ari icyaha mu mfunge, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nimba koko abana ntacyo nabafashije ntabwo mu mfunge. Icya gatatu, nimba koko ndi umuntu uri feneya ko nabyita like naive, ushobora gukoresha abana uburetwa, ubwo buretwa bukaba bugizwe no gusohora indirimbo yabo ya mbere, mfasha amafaranga yanjye nkashyiramo, nta inshuti zanjye bambwira bati Irene turagukunda, basanga neza bindi bita imfashanyo nubwo nta nayo bampaye, Imana ishimwe. Nkahamagara abana day to day, nkakoresha ama lisansi n'imodoka yanjye ngenda muri biki n'ibiki mbarwanaho, bwari ubugoryi, ubwo bugoryi ndemera mbufungirwe ntaribe. Ariko bantu murebe imiziki, bantu mukunda imiziki, bantu ba muri no game ya showbiz, mugabanye icya mbere ubugome, cause some of mwe muri abagome, sorry to say muri abagome. Cya kabiri, mureke nimba umuhanzi afite platform nziza, mwe kwihungabanya, nta kizabamarira. Tuvuge wenda ndababahaye ngo mubajyane, it's okay, ejo nzazana n'abandi. Ubu koko abana muzabamaze iki? Tuge tuganira hacyo ngaho nigaramiye. Icyo kintu rero mukwiye kucyubaha, mukamenya ngo umuntu yavunitse, nimba na uruhemberwa nabihemberwe, nimba afite ibintu byo kubaka byubaka tuje, bizagira umumaro ejo hazaza. Ino kariyeri y'abana ndakarabye ntizambazwe, ntacyo ntakoze ngo abana babe banini. Kandi ejo bundi kugira ngo mumvishe ko ngiye nta n'icyo mfitanye n'abana abo uyu munsi, abejo bundi, igihe cyose bazagaruka nzongera mbakire. Nta nubwo none abasize kubwiranye ngo burundu, nta Burundi hari. Vestine na Dorcas ndabakunda, igihe cyose bazagira ubushobozi cyangwa se amategeko azabemerera gusanyininga contract ubwabo, bazaza mbasayininge. Igihe cyose umuryango wabo ntitaye ku mujinya, aho waba uri hose, uwaba ufite wose, I don't care, bazashaka ko twicara hasi tukaganira, tugakora contract iri signed ko mbafasha, it's okay for me, I will do it. Naba nanafunzwe nkazafungurwa, nzaza nongere mba managing ibi bintu muri kwigira, ninta na managing abo nza managing abandi, ariko industry izajyamo abahanzi bashoboye kandi babikwiriye. Yes, babwira nti Irene ni umwihirinzi, ni umwihanduza cumu, ntago wamuca intege. Abahaye ukuri, arababwiye ati aho nubwo wenda hari abafite umujinya, hari abagiye bamutuka, hari n'abagiye wenda bamuteranya, ndetse hari n'abifuza ko ngo yafungwa. Niyo mpamvu avuze ngo anytime, igihe icyo ari cyo cyose aba bakobwa bagaruka, bitewe n'uko wenda bashobora kuba barashutswe cyangwa se barafashe umwanzuro barahubutse, cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose icyatumye wenda bagenda cyatuma bongera kugaruka, ngewe ndabakunda, nakongera nkabakira, tugakora contract iri signed, hanyuma tukongera tugakorana. Abwije n'ukuri wenda n'abantu baba barabashutse, kuko mu magambo Vestine na Dorcas bagiye bavuga, bavuze yuko mbese hari abagiye babashuka ngo muze dukorane, Irene mumureke, muze twikoranire, ibintu nk'ibyo. Bishobora kuba binavugwa yuko
hari abinjiye mu matwi y'ababyeyi be, ababyeyi ba Vestine na Dorcas, bikaba ariyo mpamvu yaba yaratumye bari abana basezera MIE Empire. Hanyuma mu byo Irene we avuga, aravuga ati aba bana ndabakunda, nagerageje gukora igishoboka ngo mbagire banini, ariko abantu niba nta munoza. Aho bamariye kwandika iriya baruwa, abantu bagiye bavuga Irene nabi, bamutera amabuye, bamutera imijugujugu, ariko ababwije ukuri rwose ibyo mwakora byose ntabwo muzamuca intege. Ndetse aranavuga ati niyo nafungwa, niba kuko narakoze ikosa ryo kubafasha, nkaba narafashe amafaranga yanjye nkabakora indirimbo ya mbere. Ndetse hari n'ahavuga yuko hari n'indirimbo uyu niyo Bosco yagiye abandikira ataranamwishyura. Yagiye asobanura byinshi, ariko uko byagenda kose urumva yuko aba bakobwa hari nabo ubwabo ari ibintu byabatunguye ko baranditse iriya baruwa. Bishobora kuba hari abantu babagiye mu matwi cyangwa se babiri inyuma, ariko nkuko Irene avuga ati aba bana nabakuye hasi aho mbagejeje, ati koko umuntu ushaka kubatwara cyangwa se kubamanaginga atuvuga ko yabakoze iki. Ariko koko nawe wumvishe aya magambo wavuga uti se aba bana wowe aho bageze ahangaha urumva wabakoze iki? Niba hari n'amafaranga ubatezemo rwose ni nko kunyunyuza igikatsi cyamaze kunyobwa. So rero nkuko mwabyumvishe mu majwi yabo, ari bano bakobwa ari na Irene, bigaragara ko nta rwango rurimo, nta n'ikibazo cye kirimo hagati yabo, ahubwo harimo ababyihisha inyuma. Turakomeza rero tumenye impamvu, tugende dukurikirana amakuru ku yandi uko bimeze nuko bihagaze. Ibyacu nakagaruka. Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel, reka urebe munsi y'iyi video cyangwa se y'iyi foto, urebe ijambo ryanditseho subscribe, ukandeho, ukande like, ndetse utugire inama, inyunganizi, ibitekerezo muri comment. Hanyuma ibyacu nakagaruka. Niba kandi wishimiye ibi biganiro, wakora share kuri platform zawe cyangwa se kuri groupe zawe cyangwa se ku bavandimwe bawe. Ibyacu nakagaruka. Nge ndi Brown T. Ciao ciao.